hand in hand on the warm sand. We are walking barefoot and free. In your eyes, I see blue skies reflection, and everything is blue and blurry. Kissed by sun, loved by winds, we're so happy at this lovely place. No sorries, no worries, let it always be a sunny day. Whoa, just for you and me. Whoa, a sunny day. Whoa, let it always be. Whoa, a sunny day. Swama. urishajije ye Nakubwiye ngo ki? Mwabuje kuza hano. nzajya amazi iteka ryose uko nzajya nkuhamagara nkakuru nzajya amazi Uzi tuzashira mu bibazo. Nakubwiye ngo ki? Wajye umamagara twavuga kuri telefone. iri hehe telefone yawe naguhamagaye shiro mirongo wayifashe wayifashe se wayifashe Ziba. iri he yinyereke Inanga telefone. erewe Ntabwo twitwaza. Urashaka iki? ndambegura nihishe mu bikoti njyewe narishe naribye nibye Ninjye wakoze kosa ryo kumenyana n'imbwa akaze ngo nimba ari iki. ele uranutse rero uranutse Urabona hari undi muhetse uhetse hano. undi wagushwanyaguza Shwanaguza ndi ariko uzi ko hari ibintu ukinisha. Wabonye nkugire imbabazi cyagihe umbuza Jeff gukorera amabi. Ubu wamuhamagara none. muzane nabazingazinga nkabazingazinga nkajugunya gasi hariya Ariko uzi kukirisha byinshi. Ari nge nanjye wamuhayikira kandi wamuzanye wamuhayikira kandi amutinya nkaswe we. mutinye wenyine nge muzane hano Bobo yake. mutinye wenyine muzane hano muzane Bakabanya magambo. muzane cyangwa mbikire ku gasozi Dodo wangurira akameto ka 200 sawa ku muhanda. Ka 200? 250 na 250 sawa. ndabirambiwe uzi guhora nsohoka mu muhanda nihishahishe nambaye ibikoti nihishe ese ufite isura mbi ku buryo najya mpora nihishe Ndakubwiye ngo nige yitoya ihangane. ikiza rero wajya ushyiraho telefone tukajya tuvuga sawa siki Ntabwo nzongera kwikuraho. hari umuseka bivuga Ubu ni bwanyuma ndifuza. hanyuma Ubwo nawe umva ikizakurikiraho. nzajya nkubura umbona hano Nakuze umunsi ikibazo nuko numva narambiye guhora nihishahisha ndasohoka nkakiramo ibikoti ndasohoka nka njye nakubwiye ko njyewe telefone zojya gukuraho si birangiye. Uzaza umamagara tuvugane kuri telefone. Sigomba kugera hano. Ubu ndaziritse. Inyungu ndimo ni wese ifite umumaro kundusha. Numvishe nubwo ngo urindira ni igihe gito gisigaye. erega narambiwe ariko zigora nihishe Ese warinde? nihishe Nese kumaze ndi umukobwa mubise ku buryo mpora nihishe Ndo we kuri mubise. reba ibintu ariko mpora nambaye nihishe ibi ni ibikisi Yesu Kristo mwami Yesu akuzwe. ibi ni ibiki mpora nihishe nipfuka Umva rero wa mugore we. Ndakwiyamye n'undi munsi ntuzongeye kuza hano utamenyesheje. uranyiyamye mbikwereka ko unyiyamye Ntabwo ari nende kubwira. mfite nguma hano Ntabwo ari we nende kubwira. maze byose bikemuke ndi hafi yawe Ntabwo ari nende kubwira ngo mbabarira basi usobe ku neza sibyo. Ugiye bataragusanga hano. sohoke ndasohoka ku neza yanjye ntabwo sohoka ku ngufu zawe byose bigomba gukemuka Reka nkubwire. Arompaye ibijumba. Urumva? Gushyira umuhungu wawe umujye nyine ngo numugira neza ngo umushyire ngo muzabirya ngo bizabamaze iminsi. Nisinda ko kibonye n'ibijumba. Usko bira bintu byose bahinga. Biranga ibijumba ibiti ari n'ibidegede. Ibitegede ibyo ntabyo ni. Oya se. Ecyo ko n'ingi imyumbati. Imyumbati yo mpfa kugerageza. Ko ibintu byose nta na kimwe ngi. Ariko wanze mama wari umwana mwiza. Kinyana bipfunyika ngo umwana wanjye ngo urabona ugiye i Kigali unshyire ngo umugira neza w'umuhungu nyine kujyanye i Kigali tuzajyana kumusura meri wawe cyane ukora ahubwo tuzagenda kabisa umwana mwiza
byanamushimisha rega nawe kubonye kuko n'ubundi naho mwete ni umuntu ntimuravugana shaka hari nyine aho se urimo urakora iki mwana shaka ese mwana wanyishinga ni mu bintu byinshi bitandukanye ahubwo se akabora ya ruguru njye rimwe na rimwe kubera nta wundi muntu ufite ncuruza ubuntu bw'amayoga buri aho inzoga ngo muri make ni akabari ntabwo ari akabari n'akabari nk'akabotike nshyiramo utuntu tw'utuyoga turi aho acuruza rero urumva wumvishe mushyizemo ukajya ubinkurira kuko ntabwo akenshi mba ndiyo muri ubuntu bwinshi butandukanye mba ndamubona nirukanka mu bintu byinshi wabishobora urabaza none se wacuruza ubu ku myaka yanjye ubona ngana gutya umusore umeze nkanjye gucuruza byananira nese nk'umuntu ushaka kubaza ngo nshaka inzoga ni ubu uzi gutandukanye ako rero Peter ndagira ngo usobanure ikintu wumve neza nubwo ntuye mu cyaro si no mu cyaro cyane sibyo byemere kuko niba ntuye mu cyaro si bivuze ngo ntabwo nzi ngo mitsingi ntabwo nzi ngo Amstel nise dijine ngo mu cyaro hari ibintu by'imisuru imisuru iraba ariko nuko ariho natuye ariko sinabaye cyane urabizi igihe kinini nabaga ndi ku ishuri ntarebe noneho nimugoroba ndakujyana nkwaye ukuntu bimeze sinkaguhaye ariko sinkaguhaye nuko ndabyumva ese ubavuga ngo umusore wanjye ngo mwegurira aduke ryane urabyumva ko ari ndabyumva nyine ko ari ukugukorera ari inzozi wenda kujyanayo ibyo unkorera nzajya nkuremera nkubite nk'akantu nawe uracyumva nta kibazo niho nzabona nyine uratembera unatangira kumenyana n'abantu benshi cyane bityo bizama n'imikorere nanjye ifatika ntari ahubwo se bro ibuka wa mukobwa ugeze kuza ejo bundi kutigeze umumbwira aho bitebye uratangiye ibibazo ryawe oya nese najya ngo mbimenye uzarikira mwiza muvuga reka yaraje kubita icyugi ataza yinjira he no kuvuga ngo umwiriwe yaramubwira ngo Peter arahari aho ni sawa none nese ninde uko mvura mutibe umukobwa yewe umukobwa rero umukobwa naguzwe uriya mukobwa rero ntabishanye ni mushiki wanjye wo kwa mama ubyarana na nyogokuruza wo kwa sogokuruza wa papa ndasobanukiwe nibyo ndasobanukiwe pe ubwo rero gahunda ni nimugoroba hari ahantu ugiye guca kuvugisha nimugoroba unsange urafata akamoto ntabwo ari kure ahubwo se bro ubundi turateka iki tekera iki wumva ushaka wowe nyine nkawe boss nyine njye nta wundi boss wawe tubyumvikane nako nk'umuvandimwe wanjye yego Peter turateka iki nagira ngo baze nyine ibyo kumubwira ko ntabwo nabwo ibyo ntabwo ari ibintu byose bahinga bitari ibyo turateka iki namushakira igize kandi kumukubaza natamushaka cyangwa ubu navuye iyo mva nza ahangaha nje gukina iri hano rero bifate ko nawe uhari njye urimo hano sibyo wamereza bazoka ngaha uvuze nese ntabwo wumva ndavuze ngo mereza bazoka Evite. Nijya kwiga. Ndakwiyamye meza. Nijya kwiga wa mukobwa. Gakobwa amaguru. Unywa bazoka? Ntabwo waje kugura inzoga utayafite. Nishyura. Ngo reka nkwishyure amahoro ahimbe. Kundeba. Narebye ku ruhande. Bambwira nimero yawe.
dore hari hari kode. Amazina ninde? Mbone mwumva amazina. Amazina nanga. Yote nimero twashita nini? Nimero za. Mandi vamo. Hado? Mabuja? Mva wa muntu yaramubonye. Nta muntu uri kunyumva mwana mabuja aryamye n'agakobwa ke sinzi aho kari. Mva wa muntu namubonye. Ni umujamu ujya uza ukaraza ibisatsi ukuntu akajyana agakobwa kiwe mu cyumba sinzi ibyo baba bagiyemo ariko mbona ari mama w'umupushinga kubikora. Ikibazo cy'urama gatubutse kandi mama niyo ubanze woherezaho kamusiteri.